buretse wumve mbere ko dutangira filime ikintu ukwiriye ubundi. You deserve much respect. Nimba ukorana na AOG Mambo vipi? Bano bantu narakubwiye ibyo bagufasha, tugufitiye ama office akodeshwa cyane ndetse ameza cyane ni muri AOG. Si ibyo gusa turaguhugura mu byerekeranye no kuba wategura imishinga, kwihangira imirimo fresh. Icyo bintu ubyiga muri gahunda yacu yitwa Ingenzi, aho ushobora kwiga ibyumweru 12 wabirangiza tukagukubita na miliyoni igufasha mu kuba wajya kunoza noneho uwo mushinga wawe nimba ari kuteguye neza. Bimeze biti nyuma y'aka karirimbo ni Kenny Soul na Breeze twirebera agafilime bakise ngo iki Countdown. Ni agafilime k'iki cyumweru uyu mwaka turimo. Bimeze bite? Njye umva ndacyari namba ono banyita Rocky 19 bakubwira bati kinyafu. Twirebera ku gafilime. Okay. Kabagireho. Bimeze bite nakubwiye ngo uyu munsi ni umuriro hagiye gushya. Countdown ni agafilime kaca ibintu hirya no hino ku isi. Bimeze bite? Okay. Sorry kabarobe sha ubwako bwose bw'ibisindisha garabufata n'ababyeyi nzabamenye sha ibintu by'ibikabyo bikagishaka kuba loco gahinduranya ba boyfriend buri munsi gafite birthday hari utuntu kikora tuntura ugakozeho wese ni kwa ujumura niyo mvuye mu kibabalo sinzi uko byikora reka kumira akabyaci n'akabandi Shaka con avance kandi ndi umukambwe bega icyiciro kazi ko ndi umudage ndamabara yanjye ndi gufata ikibazo akanda kabi kasheze kandi ndi gufata ikibazo kandi abanzi bimeze bite? Narakubwiye ngo cyumva ngo ni namba uno umenya ko filime ihuye nanjye gaho kagiye guhura n'umunyutsi. Bimeze bite? Nuko dutangiye urebe iyi ni ya societe renzi urukubonye Universal umenya ko abo bantu badasohora filime mbi none ubayoherereje Rock Entertainment ngo abarimwe none muzagashyira hanze. Hey, rega baba babizi nuko dutangiye filime yacu STX Films na Rock Entertainment. Urebe filime yacu. Nuko tugatangiye amagambo ni make uretse uzure dutangiriye hakunino.
hakurino hari abasore n'iki mu masaha y'ijoro hahiye hagurumanye yo mumeze mute mwana inzoga ziri kunywibwa nkuko uzi insoresore n'inkumi z'iyi minsi bahuriye ahantu mu rugo ni ka house party yo maniga wabonye filime rokerutse gusa nayibonye nibyo baba barimo baganira iyo bahuye tunywe mu mani tunywe bari kunywamo. Kate, it's your turn. Kate niwo kurikira mwandikira message She needs to stop posting pics of her Hisi mafufite kurekera gupostinga ibiryo vegan. avuga ngo ni vegani. Not me. I like to eat what I want. Jye nicyo nshaka igihe ngishakiye. Too many calories. Suzabyibuha subwo. I never go over 1200. Ntago njya ndenza karori 1200. I need Reba. that. Mfite application na downloading nyereka karori ntari burenze. Works. Bayita countdown to skinny. Na application imufasha kureba ibyarya. Iyi ni application wapi? Iyo se ni iyi. To know exactly when you were going to die, would you want to know? Yesu uramutse umenye igihe uzapfira wakwifuza kubimenya. Literally all. Biteye ubwoba. Ooh, okay. New game. Let's Urabizi download it. reka tudownloading application igaragaza igihe umuntu azapfira. Na application abonye muri telefone igaragaza igihe umuntu azapfira. So down. Sawa tuyidownloading twese. Don't be so. Noneho nguze ugaragaza ko azapfa vuba azajya anywa inzoga. Abana bajya muri telefone badownloading application. Wibutsa nawe downloading application yitwa Catches. Bacuruza iby'umwihariko cyangwa undi muntu ari wese ushaka guhaha no kugura. Na application igufasha guhaha no kugura. Bose baremera iyo downloading application ari gihe ubwira tuyemeye amabwiriza n'iki bara downloading. 63 years. Jewe ngo nzabaho kugeza ngeje imyaka 33. 32. Jewe nzabaho kugeza mfite 32. Hello? Jewe ngo nzabaho kugeza mfite 20. Wa application irakubwira icyo downloading ikubwira igihe uzapfira. It says I only have 3 hours to live. Ya application nyeretse ko nsigaranye amasaha 3 yo kubaho. Na application ugiye gupfa mane tunywa inzoga rero nwa kurwunge na application ba downloading se. Over here. Na kuri abantu mukeneye akazi. Tells us when we're going to die and To download this application igaragaza igihe sheri wazapfira. Download that. Kuki download it? you better not kill my best friend. Baby, It's ridiculous. muri abaswa wan. Or Inkwamo ngo inzoga dore ni wowe uzapfa vuba ngasigaranye amasaha 3 yo gupfa. or Iyo kubaho nako. Sheri aho kugira bakunywesha inzoga rikanze kunywere. He's not dead. Amunywere. yeah. It was Kate's Rebe na application bari kudownloadinga bya bintu nyine byateye. Nka kuri hari application ushobora gushakira akazi yitwa Catches mu downloading muri telefone zanyu. Sibyo? Ushobora kwishakira akazi kugurishirizaho guhahiraho utavuye aho uri. Umukobwa yazanye na sheri wa mukobwa ngo usigaranye amasaha 3 yo kubona application ariko buri ntago watwara wasinze. Way better when I'm drunk. Ngwara neza ubwiyo nasinze. I'm kidding. Nakinaga. Let's just walk to my house. Reka tugende n'amaguru twananyweye. Please don't tell me you're so worried about that stupid app. Utambwira kuhangayikishijwe na bya application downloadings. Sir, I'm not gonna kill you. Ntago ndi bukwice. Ndabizi. Come on, let's leave the car here. Reka dusige imodoka hano twasinze tugende n'amaguru umvisha umukobwa bano bakobwa nibo mba nshaka. Mpe nimero zabo. Fine. I'll walk by myself. Urabizi ngiye ntago natwarwa n'umuntu wasinze reka ngende n'amaguru ni icyuri. Courtney, come on. Shushu be umusore nawe rero kuva mu modoka yisindi yananiwe. Fine. Get in the car. Shushu be njira mu modoka wana tugenda. Please don't do this. I told Wibinkora. Nakubwiye ngo ndagenda n'amaguru. Wamase n'ubundi mwama ninja mwe nimukatuvu na itayekereza imodoka aragenda uzanaguri yawe. Narindu ntitsetereza kukanya muri telefone ye abone application download zitangiye kumwereka minota isigaranye minota 7 yo kubaho ndapfuye. Yabyitaho katururi. Na application downloadinze muri App Store cyangwa Play Store ye niki akomeza imbere n'umwana w'umukobwa yitwa Katine. Komeza imbere. Urebe inyuma ye niki urebe akomeza imbere. Hey! Mu masaha y'ijoro kureba abona umugabo yarazi kamukurikiye yinjiriye mu modoka yaragiye. Umwana w'umukobwa mu masaha y'ijoro kureba hano. Umuntu yabonye imbere ye. Hey! Nyagasani. Back is countdown. Kureba hano ikintu habona. Buriya nijoro rero hari ukuntu ufite ubwoba wabona n'igituka kibonamwo ishusho y'inyamaswa. Abona ni ibibi. Ibintu by'ibifuka by'ibishingwe bateretse ahantu. Telefone yarasakusha asigaranye umunota umwe wo kubaho. Mukobwa yito yiruka ageze iwabo.
application iri kumwereka gusigaranya umunota umwe do yaje yirukanga afite ubwoba sinzi hari ikintu asa nk'uri kumva sinzi ariko do hey Jirano ikintu numvaga hey mu gicuku telefone ye irasona ye Skye telefone arayizimye cya application ya downloadinze kiri kumwereka ngo usigaranye umunota umwe wo kubahaye iminota ingahe yo kubaho yise kizimye ibintu badownloadinga ntago yabitinzeho yizira mu rugo ni umwana w'umukobwa ndabona kangana nk'imfura yanjye igeze muri 10 hey hari mu nzu yafite ubwoba how's kudownloading application ikakubwira tuwere gusigaje umunota ngo upfe niyo byaba atari byo ariko kubana ikabura kugera hano cyo tangiye kumva urebe zano hari ibishwa akomeje kumva kureba ko kari hari icyamutwaye yagasani habura amasegonda 7 urebe hari icyamukuruye rimwe mutwe kuri lavabo bathtub mutwe yagasani ya application gishyira mu masegonda kumbe dore wa musore wa wundi bari batandukanye we yari yitwaye dore nguyu yasinze bya bindi umukobwa yamubwiraga ati ntugatware wasinze umusore kumba ahantu yagonze hari uruti rwaje rujomba mu mwanya w'umugenzi bivuze ngo nubundi yabatwaye uriya mukobwa uruti rwari ku mujomba rw'imodoka bakise countdown nuko baratumanuka tujya hasi kwa kundi ubona ngo 9 8 kangahe tuvera tugaruka yakore no ku muforomokazi mu kavuriro n'iki kari ahantu bimeze bite nuko twitangira filime yacu barakwereka ko n'uri umuganga wari uhari n'abaforomokazi ari kwita ku barwayi n'umukobwa ukiri muto zenguruka n'iki abahakaye n'ibya bitaro nyine Don't worry, she's one of our best interns. ntugire ikibazo uyu numwe mu baforomo bacu barenze bimeze bite se uyu muganga umukobwa ari muri stage ni umuforomo uri muri stage kureba hano kumbe hari umurwayi utariye kandi uyu mukobwa nicyo ashinzwe kumenya ko abarwayi bariye umuforomokazi uri muri stage bonereho gusuhuza abaforomo bose umukobwa yaje hano ni ku ruhande rw'inyubako bari kubaka Here, there's asbestos and lead and God knows what. kubera ikikomeza kuzana uracyari asbestos Okay, fine. Just one. Umunota umwe wonyine mbere icyo ni wa musore n'injoro twabonye sheri wapfa You. yakoze impanuka n'injoro yari yasinze ratwe yasinze. But surgery can be scary, but bibaho iyo umuntu bari buze kumubagagira ubwoba nagaruko bimeze. It is that, but nyine ni nabyo birimo ariko byibagirwa. Psycho. Ushobora gukeka ko ndi umusazi. you have to tell me. Ufite kumbwira ariko. Dangle the word psycho and not tell me. Iryo jambo komeza kuvuga ngo umusazi ntumbwire risobanuye iki. Aramwereka muri telefone ya application nawe iramwereka. Tells you when you're gonna die. Iyi application ikwereka igihe uzapfira. Nawe arayifite yari downloadinze. Says the same thing. Ntago bibaho nanjye ariko niko navugaga. But it knew we were gonna crash. Iyo menya ko ndibuze gukora imodoka. Else in the car with you? Hari undi muntu mwari ko imodoka. Because that app said she was gonna die in 9 minutes. Yanze kwinjira imodoka yanjye ninjoro ko yavugaga ati ari buze gupfa minota 9 isigaye. Ngeze imbere ndagonga igiti kiza kijomba umwanya we. She would have died, but she didn't, right? Urumva nyine ntago yigeze apfa. She did die. Yapfuye. Ni wa mukobwa bakundanaga. Yapfuye ijoro ryahise. It knew, alright? It was right about her and now it's saying that I'm gonna die during that surgery. None nanjye application hano irashobora kuba kunyira ko ndibuze gupfa muri kumbaga. App was made by some loser in his parents' basement trying to scare. Iyi na application yakozwe n'umuginga yicaye muri basement yo mu nzu y'ababyeyi be ari aho gusa yasamye.
Hey. Your minute's up. Munota warangiye tugaruke hano. Musore yaje hano ari mu bitaro. Off limits. You can't keep going back there. Umva ntabwo ufite gukomeza usohoka kujya hariya. Urabizi bumuhaye umunota. Follow me. Nkurikira. Uyu ni umustajeri ari kwita ku barwayi. Kumbe kugera hano yasanze surprise. That's your test. Watsinze ikizamini. Bagwaye akazi bihoraho. Ubuno wabaye umwe muri twe sasa bakora hano kwa muganga. Uyu mukobwa nyine we yarari muri stage ariko yitwaye neza muri stage birangiye bamuhaye akazi. Yabaye umwe muri bo baje kurya cake baserebura. And my grandfather drank 2 cases of Coke a week and he lived to 94, so. Papa wanjye yajyaga nywa buri cyumweru nk'ikazi ya Coca ko yabaye hose imyaka 94 nanjye nta kibi byantwara. Why would anyone want to know when they're going to die? I want to know. Hari application igaragaza igihe umuntu azapfira kuki se nabimenye. I don't think God intends Witwa countdown. No, God has a plan for all of us. Imana twese bidufite imigambi. Question when? Ariko nagari ngombwa tuyibaze igihe tuzapfira. Shit! We're only gonna make it to 87. Man, application download inzirambwira ngo nzabaho kugeza nzapfa mfite imyaka 87. 57 years. Ngiye nzapfa mfite imyaka 50 ngo 7. 98. That's bullshit. Is it? I ran 6 miles this morning. How many did you run? Jerega buri gitondo nkora na siporo niruka mayiri 6 urumva niyo mpamvu umuntu azarama. Ni muganga uri hano. Mumfashe. Hari uwaje hakurino. Ndakina kurikira filime n'abaganga no bakomeje gukinisha ya application twabonye. 2 milligrams of Narcan. Quinn, grab me the OPRK. Queen izana OPRK. Bari biki abaganga ubwo barabyumva. Katururi. What is that? Counteractive drugs. Arabizi yafashe ibinyabwenge byinshi cyane. Come on, baby. Nta garajya kure bazana igishinge. Do it now. Nimburo bikora bikure none ibinyabwenge birakwica. Bazanye ikintu cy'igishinge n'umukobwa ngo ibinyabwenge byinshi cyane. Overdose nyine niki? Baragushitura. Baramushituye. Welcome back. We got cake for you. Kagaruka neza umukobwa turaza kukwitaho. Hey, easy. Gake gake baramusanzamuye. Nta kazi nyine birirwamo n'abaganga. Umukobwa arangije akazi yaje guhindura imyenda. Umukobwa yitwa Queen. Uyu munsi yabonye n'akazi ibintu bimeze neza. Nawe yaje hakuri no muri telefone ye. Kureba hano kuri WhatsApp n'iki. Abona ya application arangije arayidownloadinga. Hey! Ya application yitwa countdown ikwereka igihe uzapfira. Mubure ku downloading application yitwa Catchies bafasha kugura no kugurisha icyo ari cyo cyose. Wowe fotora ifoto ugashyiraho gusa. Ugashyira ku mbuga. Kuri urwo rubuga rwawe abakiriya ntubabura. Hey! Urebe application itimwereka kasigaranye iminsi 2 yo kubaho. N'amasaha ngahe niki? Won't be needing the student badge anymore. Badge kuri umunyeshuri uri muri stage nako zongera kuyikenera uyu n'umuganga wa hano. We're doing a celebration tonight. Iri joro se dukomeze duserebure. Can't, Diane. Kwabonye akazo ya. I just really want to finish my paperwork. Ndashaka kubanza kujya kurangiza ibipapuro byanjye. Proud. Ntewe ishema nawe rwose ko bagoye akazi ni umuganga ari kwikoresha ku mustajeri mushya. Abastajeri bakunze gufatiranwa mu tuzi tugiye tunyuranye n'abaniga baba hasanzwe bahakora. Bibi ngiye nanabikugiramo bakaguha akazi. Hano se ko mamaze igihe. Tono nk'utwo. Turangiza akazi se duca ahantu. Abastajeri barago. Muri Rock Entertainment njya ntanga stage nkabona bya Kaboyi bisanzwe mu biri gushaka kwiteretesha ubwana na high stage. We na basavimi. I think I know where it is. Hey, can I call you? Umukobwa yaje hakuri ndaza guhamagara. Yimba mbabona. Papa cyangwa waragatsindwa ku bastajeri bo muri Rebo baje muka. Hakuri no. Masayi joro. Application ya downloading yamweretse ko ari iminsi 2 bya bintu nibyo birakora. Cyangwa urebe filime. Yaje hano muri iryo joro. Mu gicuko rugo yaje hano yinjiramo rutarurwe. The axe is right behind them. Yaje hano. Rebe. Se mu kabati hano. Genda bone ibyanditse hano nako yashushanyije ngo kuri mama yanditse izina rye Queen. Kumbe ni wabo. Hariho papa, mama nawe nakandi gakobwa.
reba hano kumbe yagiye arimo n'amasertifika ye n'iki cyo yumvishe hari icyo yumvishe mu kabati urebe hey! muri iryo joro cyo yumvishe mu kabati zana ubucece mu gicuku yaraje iwato kingurano rebe hey! kureba harimo agakobwa Jordan! Yesu Kristo Yorodani we kitwa Jordan. What the hell are you doing in a closet? Urakora iki mu kabati? Kureba karumuna ke kumbe kari kazanye n'umuhungu yo biteze. The shirt on, Joe. Joe wakwambaye ishati gashiki ke gatonya kari kazanye n'agahungu bamwumvishe bihisha mu kabati. Toni karumuna karareba uko nakareba. Abana biyi minsi we abakate. It was really nice, sweetie. Byari byiza dodokira meni ibintu baragifashe bagifatanye igihanga cyaje n'iki. Kuki usa n'abahungu hano? Can't tell me what to do. We ariko ntago mbwira icyo gukora. Ntago uri mama. I was, you wouldn't even think about pulling this shit. Njyewe iyo mbari njye wakubyaye ntago wari kuzana buno bugoryi. Home to grab some stuff for work. Hari ibyo nari nje gufata hano by'akazi. Now that you're leaving, see you in another 6 months then. Tuzongere tubonane rero nyuma y'amezi 6 ndabizi ubwo ntuzongera kudusura vuba. Jordan. Yaje kumurira Jordan. Hey. Genda ariko. I got some good news today. Uyu munsi ngufite amakuru meza. Bampaye akazi. Queen mwana. Okay. Is it so? I'm sorry, Dad. I didn't mean to wake you. Pambori sinashaka kugukangura. Kumbe muzehe we. You want me to heat you some, Mom? Urashonje ngira utwo ngushyuhiriza se ni muzehe. Early morning. Hey, if you have any time on Saturday. Okay, kuwa gatandatu igihe icyo cyose uzatuze kutureba. Flowers up in your mom's grave. Tujye gushyira indabyo ku gituro cya mama wawe. Okay. Sure. Sounds nice. Cyane rwose nzaza ibyo ni sawa. Tuzagufata kuwa gatandatu. Ni papa we. Uyu we yarakuze asigaye aba muri ghetto nyine yaraje gufata ibipapuro bye. Uyasigara hano. Ni murumuna we. Okay, 2-minute warning. Kumbe bidatinze bwarakeye agaruka mu kazi nyine gahunda zirakomeza. You'd be surprised how many people say, "Oh, I'm good." Kumbe wa musore uyu niwe afite application afite ubwoba shiri application yamubwiye igihe azapfira kigeze arapfa. Kandi nawe iminsi ye n'akamasaha ashobora kuba ari mbarwa. Hari no kwa muganga bagiye kumubaga afite ubwoba ko ngo niba mubaga asigaranye iminota 3. Hey! Buri ari kuzi kuba uvuga ngo nsigaranye iminsi 2 nkapfa ukuntu ari cyo kibazo. Umusore application iramwereka akasigaranye iminota 3 ngapfe. Buri yabira rurakaza rukaguhitana. Application itangiye kugira ibyimwereka. Amasezerano ari kugenda yangirika. Mbega arangira. Komeza imbere. Umurwayi wo muri ibi bitaro. Kureba inyuma mu kidererwamo hari ubwo ari kubona inyuma ye. Sina kintu mubonye. Kwindukira nta cyabona. Atangiye kubona uruntu rwambaye imikara. Hey! Musore kureba inyuma ye abona kirahure kiranamenetse umusore itayikanga za kunino kirahure yari uruntu rwacu rurakimena yagasani. Hey! Imbago ziramujabuka hakunino. Hey! Mukanya kura kuri telefone asigaranye umunota 1 n'amasegonda. Ni application imwereke kwereka ngo iki uzapfira. Kingurano hanze ati yo winjiyemo nta kongera gusubira inyuma ubwo umanuka kuri nivo ya mbere. Ndebere muri kano naga telefone muri kano yakasani do musore kurebana imbere ye koti ni we ni wa mukobwa ukoramo hano koti ni we darisura umusore arikanga parikana do harakaveo twumvisha urusaku telefoni yitimujabuka iparika hano masegonda 2 segonda 1 mutwe kuri telefone kuri esikariye mama we yagasani iri application menyiri serious nimbi kubwiye ngo urapfa saa 5 ubwo ni saa 5. Bantu bose bayidownloadinze ikomeje kubibakora
uyu mukobwa turi kubona hano nawe asigaranye umunsi umwe nimba atari ibiri. Kid from 237. Bigenze bite se ngo hari umwana wapfuye muri wari uri mu cyumba 237. Yesa mwibuka. Yibuka na application yari afite imubwira ngo igihe azapfira. Have they packed up his room yet? Mwapakiye ibintu byose byari biri mu cyumba uwo musore upfuye ya. Ngo yakoze impanuka manuka kuri etage niko byiswe. It's okay, I'll take care of it. She can see what she wants. Iki ni icyumba cya musore wapfuye reka nze mbigukorere mzema gusasiri. Sasa yatangiye kubyibaza uriya musore wapfuye rira mubwiye ngo afite application igaragaza igihe azapfira. Yaje muri telefone yarebye kureba harimo password. Uyazan muri moruge. Musore apfiriye mu bitaro. Umukobwa arashaka kumenya iyi application ibyivuga nibyo. Nimba umusore yambwiye ngo application mu gihe azapfira kikaba kigeza gapfa. Turisha ukuntu ryabaye. Hey! Shwanyaguritse. Sasa uyu urashaka kureba. Wibuke na application yarayifite. Namwe mugende mu downloading. Hahire rimwe. Mumenye igihe muzapfira n'ubundi se ko nta bukwe mufite. Fata telefone ayishyira kuri uyu mugabo arebe ko yayifungura. Ari telefone zifungurwa n'amaso, isura, urutoki. Hari telefone nyine sa gufungura amaso y'umusore. Dore amaso ukuntu yabaye. Mukanurisha shyiro telefone ye. Telefone irafunguka kureba umusore. Yapfuye muri telefone harimo 00 iki. Hey! Telefone iramujabuka. Nyagasani umukobwa yikanzemo. Uyu musore yapfuye. Telefone harimo 0 application imwereka ko igihe cye cyamurangiranye. Uyu mukobwa no afite application. Katururi. Asubiza umurambo muri moruge. Yaje hano dore ubwoba. Dore gutitira asigaranye amasaha mbaro. Nyagasani umunsi umwe. Asigaranye umunsi umwe wo kubaho. Kura muri telefone kwa gatandatu urimo kuzasura iwabo. Hamagara iwabo. Telefone ariko uzikwicara telefone kwereka hamagara papa we. So you know, papa, on Saturday I bino bintu byo kuzahura ku gatandatu. Turns out I do have to work. Narebye kuri gahunda muna tuzaba dufite akazi. We can go another week. Urabiza akazi ni ingenzi. Reka tubishyire muri weekend ita. Doug, he's crewing up for a job upstate. Good overtime. We'll do it when I come back. Okay, thanks Dad, love you. Sawa papa ndagukunda yarari guhindura gahunda bye. Personal calls when you're on the clock. Iyo uri ku kazi ntago witaba telefone zawe bwite witaba telefone y'akazi gusa. Acho. Nimushye mu kazi ariko afite ubwoba difite igitelefone yarakiri kumubwira ngo usigaranye umunsi umwe wo kubaho. Usiko niba bakubwira ngo usigaranye imyaka 10 bawumva ari ikibazo gikomeye. Hanjye wenda nuko nzapfa nshaje ndi muri za jana naho ubundi ngo mwebwe mwe mubona ko muri abo kuzarama mwirebe ure n'ibikorwa byawe umbwire kuri wo kurama we ambabarire muganga ntabwo nashaka kugukanga. Thompson no kuvuga ngo IV yarangiye ngo inumushyiremo indubwa nakantu kagaserumu. This poor lady's been in a coma for weeks. Uyu mugore amaze ibyumweru muri koma. That's sad. Ndabizi birababaje. The IV pump just needs to be reset. Ndakeka nako gapompe ka serumu kwiye kugahindura. Yeah. Ameze neza gusa afite ubwoba. Ariko uzi kwicara ntago meze neza. It's okay. Meze sawa muganga arakinga hano mbwira ufite ikihe kibazo It's nothing. Kiga uyu muganga ameze nka Kayijoni. Gigira. Stay as an RN and I'm already messing up. Hey. You are an incredible nurse. Umuforomokazi rwose wagatangaza sibyo turakwemera. Smart, you're driven. Ufite ubwenge ubona ko ufite gahunda. Them smile. Iyo winjiye mu cyumba abarwayi baraseka iyo ni impano. Niko dore gigi Kayijoni. Minsi ya mbere bigoye mu kazi dore gigi Kayijoni. Reka nsubire mu kazi. Dore Kayijoni. Dorirari. Umukobwa zana. Ask you something. Kwiningira icyo nkubaza. Remember that letter, the recommendation letter that you asked me to write for your license? Uribuka ko wambwiye ngo nandike urwandiko ngaragaza ko rwose uri umuganga mwiza tuwe nabigufashijemo. Ndikumva nshaka kugusoma.
ntabwo ibyo byaba ari byumva. Look, nobody has to know, okay? It could be our secret. nta muntu nzabibwira ko twasomanye n'ibanga ryacu. Maybe we can help each other. I'm really... ukunda gufasha abantu nanjye reka dufashanye. Kay John aragegeya, dore Kay John n'ubundi ibi bintu bizwiho. The hell is wrong with you? ufite iki kibazo ariko? Did I see the way you look at me? ubonye uburyo umaze iminsi undebamo mba mbona unkunda. I'm sorry. mbabarire kigarura ubwenge cyari gifatiye umuntu mu kazi. nyine natekereje ko Really unprofessional. I apologize. gusabye imbabazi biriya bintu nari nkoze ntabwo ari ubunyamwuga cyari kimufashe ku ngufu. Work. biriya bintu ntabwo ari sawa, dusubire mu kazi. urebe cyari sawa. umukobwa umuganga yari amufashe. we ni umuforomo. Yes, Quinn. Amy, Talk to you for a sec. ngira icyo nkubwira. Amy. I need Amy. to get a vitals check on Mrs. Klein. ndagukeneye jya kureba madamu Klein uko ameze. It's Amy. Now. nasi Amy, nkubwiye ngo iki? mvuze ngo iki? uri gushaka kuneza abantu? ko nari nirwanyeho. habuze gato yari yirwanyeho. mu kazi biba hari ibiginga bifatirana abakozi bashya batarabimenya bigashaka n'iki. sasa iyo telefone ikomereje kumwereka ko sasa yaje yakuri no muri iryo joro. abona application ngo muri telefone itajya ibasha gusibika. na application ya downloadinze ariko ari kuyikorera kuyisiba cyangwa uninstall bikanga. application yanze kuva muri telefone ye. iyo wayidownloadinze ubwo bigiye mikakwereka igihe uzapfira. ikagina kwibutsa ati kose iminsi. sasa yagiye muri Google atangira kwandika mata application ishobora kukwereka igihe uzapfira. tangira kubona abatanga buhamya bagiye bavuga kuri application y'ibyababayeho. umukobwa w'imyaka 17 wapfuye waho twatangiranye yamaze kudownloading application yitwa Countdown kumureba. niwe mukobwa ukundana n'uwo musore wapfiriye ku kazi kwabo uyu mukobwa. kuri bano umukobwa yapfiye mu buryo budasobanutse. hari abavuga ati ngiye nari ndi kumwe nawe iryo joro ubwo application twayidownloadingaga. This countdown app thing. basore na application Countdown And see things. ntagiye kumva ibintu nkabona ibintu. I saw my cousin. ijoro ryese nabonye mubyara wanjye Died in April. wapfuye mu kwa kane. And he started talking to me. namubonye araza aramvugisha. And it's toy ndabizi ni ibyanyabyo. playing with me and iyi application iri kunyinisha. cat and mouse and I can feel it. iyi application iri kugukina umukino nk'uw'injangwe n'imbeba. My time is up. ndakeka igihe nanjye kigiye kungerana mpfe. ndumva ari nkaho mana yanjye do Chiriano mukobwa ni video yifashe nawe ni umwe mu badownloadinze application yatangiye kureba ubuhamya yagasane na application. hari abari kuvuga ati reka tasabana ibi bintu bijye bibashuka. iyi application wani ibyo ni ibinyoma muri guhimba. rebe muri iyo nzu Jonathan iyo ugiye gupfa ngo utangira kubona ibintu ukumva ibintu. ukobwa inzu yaramushabutse nagakurya telefone arayimena irimo application byibura arebe ko yasibanganya. reka turore application telefone irongera iraka. umukobwa asigaranye igihe gito cyane. yaje mu modoka. mfite ubwoba koko. imvura yarinze nago umukobwa yise yigumira mu modoka. arabona ibatabivamo telefone yakinaze mu nzu cyamusakurizaga. katorori imvura yaraguye aryamye mu modoka afite inzu. Nebwa mbabwira ibintu bya application mwirirwa mu downloading. Application dore ubundi ni imwe bayita catches. Queen. What are you doing? Ukora iki? You get evicted or something? Bakwirukanye mu nzobuza y'inzu. Ni murumuna we. Jordan, hang on. Wait a second. I can't Jordan buritse. out by a cockroach. Kumbu yazi jano. Wabona watinye nk'ikinyenzo ukajya kurara mu modoka. Abakobwa babaho gutyo batinya ikinyenzo ariko ntibatinya boyiro. Oh. Ikinyenzi kiri mu nzu sinyirara marika maboyiro niki nubwo wa niki. Notification from something called Countdown. Ndabona ubonye notification ivuye kuri one day until what? Kuri Countdown gusigaranye umunsi umwe.
Hey, why are you acting so weird? Uyu kuki uri kwitwara mu buryo budasobanutse? School. Dad, when I'm Kuki utari ku ishuri? and since Papa yagiye mu kazi. stuck being babysat by Mrs. Talbot. Bansinyira madamu Talbot ngabari Talbot ngabari unyitaho. Jordan, now is not a good time. Jordan sigiye cyiza. When you're gonna die. Would Ngo nimba wamenye igihe uzapfira wabyemera. God. Bana. Why have you been acting like such a freak show? Niyo mpamvu uri kwitwara mu buryo budasanzwe n'iki cya application. Fake, obviously. Ni ikigaragaza ni application ya fake. Kanye downloading ntuyidownloading murumuna wanjye. Ufite icyo kibazo. You're stuck with Mrs. Talbot, but you can't stay here. Come on, I never asked for anything. I told you, it's not a good time. Je nakubwiye ngo nagari igihe cyiza genda uri kumwe n'uriya mugore Talbot. Sister apartment. Don't do that. Don't try to make me feel bad to get what you want. Ntukajye tuma numva ndi umuntu mubi ariko kugira ngo nkore icyo ushaka. Tonight, we're definitely gonna be doing it tonight. Ibyo wasanze ndi gukora na Joe cyagiye tugiye kongera tubikoreye basanze mu kabati. N'abana. Gusa umwana we yaragiye ku downloading application. Ukora hano hari icyamukase telefone yaramukase. Feri ya mbere yisaza hano. Kwa Yves kugura telefone. Put it down with such grace? What do we use it for primarily? Mostly. Yves ari hano ari kugurisha telefone. Yves ku iposta. Power in your pocket. Then NASA did when they put a man on the moon. But you use it for monthly texting on Facebook. This is why humanity's doomed. Okay, you know what? I don't need your smug text. Yves urabizi nyeneye kunyiyemera unyereka kuzi ibintu by'amatelefone cyane amatelefone nigendere. Yves afite ukuntu yakira abantu ubona yigeze wa danger. You just lost yourself a customer, smart. Urabizi ubuze n'umukiriya ndigendeye sinzagaruka. Next. Ndabona undi mukiriya niyo wagenda abakiriya ni iryaguye. Okay. Nyeneye telefone nshyashya. These actually just came in. Yeah, sure, that one. Okay. Mukubita telefone. Just nshyashya. wait while I run the card. All right. Never mind. Uko kuri kuyifunyukura ntaranashyiramo ikarita yawe. Your eyes says you're a normal, completely sane person. Nari ariko bikora ngenda abona uri muzima. Oh, I want all new, everything new. Tugukorere na swap se uya ndashaka ibintu bishyashya telefone nshya. For cash, I can jailbreak it. You can have every app you'll ever need. No, I want. Mu downloading irimo application se. Oya ntazo nshaka. Ni mu kaduka ko kwiposta ka kwa Yves. Arabanza rero muri telefone abona ya application yitwa Countdown ntayirimo. Aho ariruhutsa. Iri application yari mugeza aha. Anything else I can help you with? Hari ikindi nagufasha? Oya ntacyo. Okay. Okay. Next. Kukanya hari cyumvishe gisakuza. Kureba muri telefone ya application ya updating. Wiki ni iki? This app. Iyi application. Is it on there? Kubera ikiri muri telefone yanyu. Iyi nguyi updating akigura di telefone kandi ntayo ya downloadings. And that you literally just turned it on. Okay. Njena ritsoka ya telefone mboni yisanamo. You just delete it. Reka tuyisibe. It won't Kwisiba. let you. Iyo application nagisibika. Yagasani. Just give it to me. Itupfa kumereza. Yep, Doc's Wireless. Please leave a review. Appreciate it. Hey. What app was she? Iri application yavugaga yitwa nguki? Umukobwa. Undi watangiye kuyibaririza. Ibaze kugura asigaranye amasaha 21 yo kubaho n'umunsi ni wuzuye. Hey! Yatsaka modoka yigire mu kazi. Subira inyuma. We ureba aho ugiye ariko afite stress ari kuzikwicara uvuga ngo usigaranye amasaha angahe yo kubaho. Biteye ubwoba. Afite stress n'umuganga. Kureba inyuma hari uruntu yahabonye rw'umukara. Kureba inyuma nanone nta rwabona. Nukuri wa musore urutse gupfa twararubonye. Kongera kureba. Muke twarabonye abantu bavuga ngo iyo ugiye gupfa ngo urabanza ukabona ibintu kumva ibintu. Do. Hey. Ebano. Arwaro ntararubura. Ararubura. Hey, do. Kandagira inyuma. Bongo umusore w'abandi wiparikiye hano. Turashize. Kikasani. You again? Wait a minute. You an idiot? Uri ikigoryi? You did to my Lexus. Reba icyo ukoreye niyo usuruka yanjye. Yagonze Kadafi. Niyo usuruka yanjye mwana. Let her go. Wereka uwo mukobwa agenda. About it. Urabikora iki? Gonna do about it. Well, Ndabikora iki? leave and nobody gets hurt. Vano ugende nta muntu ubabare. You can stick around and find out that I'm all. Cyangwa ugume hano. Urebe ukuntu ndi umusasi. Where I just found out I'm gonna die and maybe Genda ubundi ngiye gupfa. man with me. So the Byaba byiza mfanye n'umuzungu man. Amahitamo ni ayawe. man, it was just a fender bender. Urabizi nta kabazo gato kari kabaye kuri niyuzuru kareka nge mu gatsata baragakora. You okay? Agiye kureba fisi akamukorera yari ku kinamba. Aren't you? So am I. Ikibazo ufite nanjye nicyo mfite uyu musore nawe afite amasaha 18 yo kubaho. Hey, bahura
bahuje ikibazo bahise nk'abantu bahuje ikibazo baje kunywamo bahise baza gushaka urwunge nitunapfa dupfe turi horo buriya nubona ugiye gupfa uzapfa uri horo tu nibwo utagira ubwoba bahise baza Frank, you know, it said the same thing to me. iyi application iri kumbwira ngo nagiye nangiza amabwiriza narenze ku mabwiriza nyine kuko hari gahunda uba ufite wabona ugiye gupfa bari kuhita bazisubika Well, murashaka kujya muri Antarctica only the government and the Illuminati have access to Antarctica. no kubera ko guverinoma na Illuminati ari bo bonyine bafite access yo kugera aho hantu nibatuma tuhagera ni umusinzi utangiye kubabwira ibya guverinoma. There's got to be something there that could tell us. You people need to wake up. baturage mufite gukanguka turamutse tugiye aho hantu leta iduhisha The edge of the flat earth. twahita tubona nk'isi burya itari umubu itazengurutse aho bwiri irambuye. Look at that user. hari umusinzi wasinze avuga ngo leta ari ibintisha abaturage One to die. hari abantu nyine buri umwe asinda ibye And we don't accept it. No, that is wrong. Trust me. katubwira umuntu ayidownloading Question for you guys. gufitiye ikibazo Any of you heard about this new app that tells you when you're gonna die? mwese mwarumvisha application ibabwira igihe muzapfira That's just what they want you to think. ibyo ntabwo ari byo ubwo wabona nawe ari byo guverinoma ishaka kutekereza It's fake. ariko umushotora abonye ari ikigabo gikunda kuvuga ngo guverinoma ibahisha ibintu ati wabona ubwo guverinoma yaraguhishiye application nawe ikigabo cyahise kidownloading Camera, microphone, location. Yeah, it's fine, it's fine. User agreement, accept terms and conditions. amabwiriza buretse kwemera ayo mabwiriza niyo bashakaga gusoma amabwiriza Without reading them first. ntukajye wemera ibintu utabisomye The application, yada yada yada. baje kubisoma ibirimo hano Accept the terms of his or her fate. ati umuntu ukoresha na application aba agomba kwemera ibigomba kumubaho ko atagomba kubihindura His fate will result in a breach of this agreement. ndetse nimba uyu munsi wari ufite gahunda ukayisubika ngo nuko ubonye muri application yawe ukereka amasaha uzapfira ugashaka kujya mu bindi uba urenze ku mabwiriza bano barenze ku mabwiriza uyu mukobwa yagiye ahindura gahunda niyo ari kujya kureba famiye ye ariko ukabona asigaje umunsi umwe wo kuba akahita agira ubwoba ati sindi bujyeyo aho ngo uri kwangiza amabwiriza n'amategeko y'iyi application kandi warabyemeye ujya kuyidownloading. Jared, don't agree to that. Trust me, you don't want to know. So no matter what we do, we're gonna be dead in a couple hours. numva uko byamera kose n'ubundi mu masaha make turaba dupfuye. Well, byiza old Jerry Bear's gonna live to be 91. bivuze ngo ngiye nzapfa mfite imyaka 91 hari abagira amahirwe ikababwira ati mwe muzapfa mushaje iyi application kiriya gisasu cyasigaye kivuga ati iyi application ahubwo ni umuti ntabwo iriya application buriya ngiye nshobora kuyidownloading ikambwira ati ruki wese ahubwo uzapfa kuzarinda n'iki bahise baza kwiyambaza padiri. There are spirits and then there are demons. twumvishe ngo abaho n'ibintu by'imyuka n'amadayimoni. You're an expert. Yeah, I mean, it seems like demon stuff to me. nanjye ndabona biriya bintu wagira ngo ni amadayimoni baje kwa padiri narababwiye ngo kano gashati k'uyu mupadiri mukanca Wait a minute. So mikoro yari injabutse. I'm sorry, but no. Look, this stuff, this is not really what I do. bino bintu rero ngiye nkora Might be a little better. nzi umuntu wabibafashamo nimba mushaka kumenya byinshi ku madayimoni n'imyuka mibi w'inzobere mu magini uyu ni umupadiri. basa hano bari muri bya bitaro. Hey, Quinn. Can I talk to you? Queen twavugana isegonda Talk to you about yesterday. nanjye nashaka ko tuganira ku by'ejo hahise. great. umukobwa baramuhamagaye I have all the time in the world. do Now I'm talking to myself. ntangiye no kwivugisha ndi umuntu w'iniga yazana nawe asigaranye igihe gito application iri kumubwira ngo indeba kure yawe irakwereka iki application iri kumubwira tusigaranye amasaha make ngo uca agaciro upfi. Yeah, hey, this one's taken. we uru rwerero rwafashwe bakomeza kumubangamira. Buddy, I said this one's taken. Shumi nkubwiye ko hano hantu hafashwe koresha ahandi kureba hari umuntu uje muri wese yambaye ibirenge. Use another stall. mwana muto koresha ahandi. oya ari kwihagarika dore inyuma ye bonye akaguru agira ngo ni aka Fabrice cya gikini. oya yaje hano gukaraba yumva umuntu uri kurira. You okay in there? meze neza mindanira. gasani Do you want me to get you some help? ngira icyo ngufasha. kumva umuntu uri kurira guhindukira hano rebe ni mu matuwarete amuri ruhande aya matuwarete imwe birimo igikuta
hari umuntu uri guca mu bikuta hari habarimo igikuta ari guca mu bikuta nyagasani yihagarara hano hey urebe yasahani ibi ni ibikira ndarota ku kanya hari icyavunitse kirahindukira kireba inyuma urebe dore ibinono abyirebera amatara atangira kuvaho harazima hey kurikire filime application yabaye application musore amabere yikoza atonsa umva gatwenge ngaho katorore kugeramo hano mfite ubwoba munsheri nyuma ye nta kintu muhabona Matt dore agasura kavayo karamuniga arakaje karamuniga ko Matt kiriye turakwaka yerikanga iki we yagasani Yesu Kristo we biti abahungu burasura umugi babanywera bega sasa bamuzanyana uyu bamuhamagayana inama yo ku kazi yateranye no mukobwa wacu kuyene no umuhungu wacu uyu ni Devan Bruce ni ukuriye abakozi Dr. Sullivan uramuzi K John Gigi yatubwiye ibyabaye wavuze ibyabaye yego I felt obligated to come clean and tell numvishe ngombwa ko nababwira ukuri bose abayobozi ariko bino nibigira ubuzima bw'ari wese byangiza n'akantu gato kabaye ko kutamenya mbabarire Thank you. urakoze But you cornering me in my office like that. Hariko kungira kumfatirana ndi muri office kuriya ntago byari sawa. Je nakwibambye no kwiziritseho. Ntago ari ngombwa ngo wumve ko wasebye. Ndagira ngo ibintu tubirangiriza hano bitazamuka. I have to protect myself. Ariko nanjye mbagomba kwirinda. Nkarinda n'ibitaro. Dr. Sullivan's report. Dukurikije raporo ke John yaduhaye tugiye kuba tuguhagaritse mu kazi. Ibyo ntago ari ngombwa mugire nk'inama cyangwa mwimure mu bindi bitaro. Uyu mugabo niwe wamfatiranye sasa ikigabo cyagiye kimuteza abaganga ati yarahara agakobwa kari kunyishinzaho kagerageje kumfata ku ngufu. Ke John ni fake. Turi kugerageza kugufasha. Wishaka kubeshya winkoraho. Ikigabo cyamutanze kujya kumurega umukobwa atarakirega. Ibigabo bisigaye ari ibyana bibi ibaze wagerageje gufata umukobwa ku ngufu. Ura mukobwa ntago ameze neza mu mutwe uzi ko yashatse kumfata kare K John reba K John ariko bamufashe ku ngufu. Niki nawe ndebere cyagiye kurega umukobwa ati karaga kobwa ngiye kashatse kumfata ku ngufu nibereye mu kazi. Kumbere icyo cyashatse gufata umukobwa. Gusa umuntu yagutanze kurega hari igihe ani nari we bumva. Ariko binabaha abakobwa bajya bashaka gufata abahungu da buri abahungu ubwo twaranagowe nabyo bibaho. Leta ibe hafi none abasore beza nkanjye b'amabogari nka leta ibikwiye kugiduha nk'abapolisi babiri buri bogari n'umusore kuko amaninja ari hanze ejo bundi ibintu yarankuri kirita ndaza kwandikira polisi y'igihugu nyisaba abapolisi babiri bo kundinda abakobwa bashaka kumfata ku ngufu. Ngoroki ngo ni bogari ngoroki wacu ngaho. Hallelujah. I'm starving. Baje kureba umupadiri hano bari kwinywera akababa karyana akarisha Eucharistia. Wizera mu madayimonera? Wizera? Cyane. Know how hard this is to believe? Ndabizi ibintu buryo bigoye kubyizera. It's hard to believe. Yego ni biragoye kubyizera. True. Ariko njye nifuza ko byaba ukuri. Of course, but demons, woo! Amadayimoni mwana. Got me into the cloth in the first place. Jewe amadayimoni ubundi niyo yanzanye no muri kano kazi k'ubupadiri. Bible? Oh yeah, the uzi ko mu bitabo 27 bya Bibiliya amadayimoni avugwa ahantu 19. I love this stuff. Man, ije ibintu by'amadayimoni ndanabikunda. Ultimate graphic novel. Ubundi Bibiliya imeze nka novel zindi zisanzwe. This old story from
hari inkuru ahubwo ya kera nibutse reka nyibabwire amadayimoni ni umupadiri uri kunyura umugi hano arurisha ukaristiya baba na ukaristiya ngo birajyana ndebe Yes. azana igitabo Young prince. hari igikomangoma rero A much beloved king. papa we rero Rank of death. ubwo yaragiye gupfa amusigaho Shape, it was up to the prince to lead the army into battle. ariko nanone icyo gikomangoma cyagombaga kuyobora abasirikare ku rugamba Woman. And he arangije ajya kubaza umugore wari umupfumu survived the battle. aramubaza ati sura urugamba ngiyemo nzarutsinda The number on it. uwo mugore uzi ukuntu yamubwiye Is the exact moment. yamubwiriye neza neza igihe umunsi azapfira amuha agasopo Use this to save atari kubwo ngubwiye ko nimba uri bujye ku rugamba uzapfa ntuze gukwepa urwo rugamba Prince agrees, opens up icyo gikomangoma kirabyemera but like not even a little bit. So you know what he does? Come here. uzi icyo gikomangoma cyakoze cyari kimaze kumva ko kizapfira ku rugamba kiyoboye abasirikare yoherejeyo murumuna we kugira ngo ajye ku rugamba ariko murumuna we ntabwo yapfiriye ku rugamba Lead the army. ahubwo murumuna we yagarukanye intsinzi ku rugamba Goes back to the old gypsy woman. wacyo cya kigwari cy'igikomangoma gisubira kuri wa murusikazi For me. But she assures him death is not. baramubwira ati nubwo wagerageje gukwepa urupfu bakubwiye ko uzapfira ku rugamba ariko n'ubundi urupfu rurakuzira aho wagiye kwihisha hose Demon. Ozin. gusa icyo gihe noneho haza demoni bita Ozin Changed his fate. Ozin came for him. imba bakubwiye ngo nutega iriya bisi uraza gupfa ukanga gutega iyo bisi kugira ngo utayipfiramo noneho yizira dayimoni ryitwa Ozin akaba ari ryo rikwica bano bikanga bivuze ko bakwepa kose ntibajya ahantu hari butume bapfa haza dayimoni ryitwa Ozin akaba ari byo ribica I don't know if I could just see the code. I would think I would know for sure. You mean like munyereke kode z'ibyo bintu ndebe Know how to do that, or do you guys know someone who could? ntago muzi umuntu se wabasha guturakinga nyine akinjira muri ibyo bya application abantu baba bazi ibintu by'ikoranabuhanga bakayihakinga tukareba undi application ikoze mu biki dore kumbe yiva avuye ku iposita gucuruza udutelefone n'iki yive n'uruhara We are closed. twafunze could jailbreak my phone? Does that mean you know how to hack into an app? ubwo wambwira ngo wakwinjira muri telefone yanjye kare umaze kuyingurisha ushobora no guhakinga application cyane Emergency. Sorry. Already running late to my Tinder date. umva hari agakobwa tugiye guhurira ijoro ngo bahuriye kuri Tinder Oh, you really want to impress this? yiva ako gakobwa urashaka kuza kukemeza Has a $2,000. mfite ikarita iriho $2,000 ndayiguha Has about 300 left. njye iriho nka 300 turayaguha ariko duhakingira iyo application iri kubereka igihe bazapfira barashaka kuyihakinga ive ku mafaranga namwe muramuzi Sorry, it's just gonna be. amafaranga inzoga n'abakobwa Love your azana and I cannot wait to see the real thing in person. Okay, bye bye. ndaza rwose nari guhamagara umukobwa Phone. mbaye iminota 15 Right here. application dore ngiyi The countdown app where it tells you when you're gonna die. iyi ni application yari kubwira igihe uzapfira Download it? wayidownloadinze Your hysteria piqued cyane my interest. nkurikije uburyo witwaye cyagiye kare nahise nyidownloading I mean, just a random number with a countdown. It's not very scary though. It seems like it worked on YouTube clowns. Please, just continue. ive gabanya amagambo ukomeza akazi ive abafite n'umunwa That's weird. 60 gigs? What does that mean? ati ifite gigs zigera muri 60 Runs on your phone big. Which doesn't. bivuze ngo iyi application nini cyane wagira ngo ni Game of Thrones yose season yose irimo hano I'm the doc of technology. You can do anything. wengiye nkora buri kimwe twe turahakinga reba Now we're in. application y'abandi bamaze kuyinjiramo Hypnotic. Hoc Meredictum Are you sure? iki ni ikilatini urabizi neza For 4 years. nize muri mu bakatolike ikilatini ndakizi Mentally. ariko nabaga ndiyo ku mubiri mu mutwe ntari ntago nzi ikilatini ariko iyo akibonye aho cyanditse arabimenya Oh my God. mana yanjye Last name, first name, and look these. ni amazina y'abantu agiye arimo hakuno amazina kari menshi Hey, that's me. 32. uyu ni njye King Derek Hold on. How long you guys think the Marvel universe will last? 40 years? 50? Let's just say 60, you know. reka tuvuge imyaka 60 ahita yiyongereza imyaka Holy shit, it's working. Look at his phone. sasa umugabo yiyongereje imyaka hakinze application yiyongereza imyaka we yari afite imyaka 10 yo kuzaba yongerejeho indi 60 Harris. njye nitwa Queen Harris nanjye mpindurira imyaka Stop. Brett That's my sister. iriya ni izina rya mushiki wanjye Harris Jordan Good. ya download izi application ndetse nawe igihe nzapfira nicyo azapfira See? Wait a minute, was. we akurushaho iminota 3 See you tomorrow. Siki First. Get another credit? banzu hindura igihe murumuna wanjye azapfira uyu mugabo hakinze sasa application uwari ufite umunsi umwe wo kubaho cy'amasaha ari kubakubita imyaka nka 80 ati ngaho mbongereye imyaka dore kari umuntu ho kari ni ka Harris
Jordan kumba application hano yarebyemo application yamwereka ko azapfa vuba azapfa afite imyaka 86 baramuhinduriye nta telefone ku meza Have it back in the morning. iyo telefone yimende gusubiza mu gitondo mvuze ngo iki telefone turi kurya urakoze bose bongereje imyaka ni Yves ewan wakubise mikenya menya ari nk'ijana arayihakinze meze neza noneho I got 1 year left. Man, sigaranye imyaka 70 yo kuba. Menya nzabaho mbere yawe. Nge nzapfa mfite 95. Wumvishe bahakinze application biyongeza imyaka. Ibaza ari kubashije guhakinga mu gitabo cy'Imana, yari yarageranye imyaka uzaba ukahita ukubita utundi twaka nka 40 uyiciye muri humi. Neza kono waba uteguye. Bano nabo rero biyongeje imyaka. I'll call you. Nzaguhamagara n'umusore bari bahuriye mu kibazo none ikibazo kirakemutse byari byiza guhura nawe musore afata inzira iwana ubu nzapfa ngeze muri 80 nanjye ni 90 na abakobwa nawe urabazi nzaba nkiri na sireyi ngitwika Not at all. urashaka uri wenyine wapi datinze bahise baza kurara ahantu hamwe barumva batarashyirwa naje kurara ahantu hamwe mu cyumba kimwe If I keep these lights on. Not. hari ikibazo itararira ryakara wapi ntacyo baje kurara ahantu hamwe abanzi bamenye neza ubundi byaciye mu bana celebrate intsinzi. What compelled us to want to know when we're gonna die? Me too. And? When I was 10, mfite imyaka 10 my little brother Jeff got really sick. umuvandimwe wanjye Jeff yararwaye Practically lived at the hospital. ku buryo twari dusigaye tuba mu bitaro. They could only focus on Jeff for those 2 years. ababyeyi banjye bamaze imyaka 2 bita ku murumuna wanjye wari urwariye mu bitaro. muri icyo gihe nari mfite murumuna wanjye ishyari kubera ariwe bitagaho cyane kubera yari ari mu bitaro. yari afite igipupe rero nakundaga murumuna wanjye. Stupid robot dinosaur. ni igipupe cya dinozoro. I took it. murumuna wanjye asinzira umunsi umwe ndakimwiba. My dying brother's toy. ibaze ko nibyo igipupe cya murumuna wanjye wari urwaye yenda gupfa. He looked up to me. arangije arandeba murumuna wanjye. And I'm the one that gets to live to be 95. arapfa none dore ngiye kuzabaho mpaka ngeje imyaka 95. wari ukiri umwana. wese My mom. ngiye ni mama wanjye bari kuganira udukuru twabababaje. In our family. But she was tough. macho yarakomeye muri famiye. On one of the many nights I was grounded, my best. hari ijoro yambwiye ngo sinze gusohoka mu rugo kandi inshuti zanjye zifite ikirori. ngiye nari ndambiwe uwo mwanda wa mama wo kunyi mu ruhushya kandi abandi bana hahiye. iryo joro narasohotse mu rugo ndagenda njya gutwika. mama wanjye she went out looking for me. nawe arangije asohoka mu rugo ajya kumpiga kuko nari natorotse mu rugo. Drunk driver later. nyuma yahuye n'umushoferi wasinze. She was dead. bakora impanuka arapfa. amakosa saa yawe. hasi umwana yumva yishinja amakosa kuko yari yakuyebye mu rugo. umubyeyi akora impanuka imibaho yaje kumushaka. niyo handi umuvuga ati burana ingi wabiteye. iyo ntajya kuzerera ntago mama yari kuza kumpiga ngakora impanuka ariko sibyo. iyo rwaje ruba rwaje. I don't usually jump into bed with girls that I just met off. ubusanzwe sinjya mura n'abakobwa twahuriye ku application. Because of it. ahako twahuye kubera application. ya application nababwiraga bita catches bura ubasha no gucatiraho. bidatinze baje kuryama hano. matara tangira kubajabuka. urebe kureba kumva umusore yamuraye iruhande byibuze yaraza ku buri uri wenyine rega ufite ubwoba. ukanya cyo yumvishe Mati byuka. Mati we uyavuye hano. Yo, are you calling my name? we uri kumamagara kumbe Mati yari kurebana ikiboko cyari to Agasani turashize. Hey, tuza kwini tuza.
zari indoto mbi yumva ya telefone iri gusakuza uya ako kanya kura muri telefone amasaha asubira hahandi yarari bari bayihakinze nanjye byasubiye hahandi Yesu Kristo Jordan na murumuna wanjye Jordan ubwo niko byagenze kombe mukecuru dengo yarasinziriye Queen ari guhamagara murumuna we Jordan karumuna kina kubibuka amasaha yo gupfa ubwo nyine ibyo bari bahakinze bihaye imyaka 80 telefone basubije inyuma basubiza kuri ya minota yabo miki isigaye ngo bapfe nimba atari udusaha nkatungaye telefone irungiye iri hakingura isubiza ibintu uko byari bimeze rebe kukanya mwana ya Jean ni Jordan nawe ari byo atangiye kumva mu nzu urebe do kana kazana muri telefone ata application yawe yisubije ku murongo isirayidinga urebe ya myaka 80 umwana ari kuzapfa afite barongera bayimukuro bamukubita imino amasaha kugira ngo abapfuye ni Jordan Madame Tabot kao agatara kari hari gakorana na sensa kari kwizimya mwana vayo do hano kureba gira gutya gatara karaka rebe mwana kinga hano yitonze agatara kariyatsa kandi nta muntu uhanyuze ubundi ntibibaho kwendukirana umuryango urakinguye kandi wari uwikingiye yagasane mwana yikangamo mwana yikangamo munsi y'igitanda feri ya mbere si igitanda ni Jordan mukubu do Jordan yumvijwe uri muhamagara ati Jordan we mama atangiye kumva mama wabo wapfuye muhamagara atangiye kumva mama wabo wapfuye muhamagara mushiki wawe ari hehe cyangwa umuvandimwe wawe do igitanda kirajaburwa yikunja nk'akabwa k'umusega yagasana asigaranye amasaha ane yo kubaho atangiye kubona ibintu akumva ibintu no kuvuga ngo iye application ikubwiye tuzapfa kuwa gatanu kuri abana barusura mwana za yirukanga turashize zano kubitara na mukuru yagasana bimeze soni ngiwe hari ikintu kiri mu nzu dusohoke tugende bahise batse imodoka bihuse cyane bave hano bagende baje akora no halo hari ubaje gukomanga Padiri John we Padiri bimeze so Did you get the code? mwabonye kode uzanye umukobwa mushya Come on. nshira yaje gusoma cyakira ati n'igikoze iriya application atuye umuvumo uraza ukakujyaho ukaguhatiriza ukagushyira igitutu pakubwurimbutse mbega byiza we utari byiza is a curse. No kubera ko yari umuvumo muri application. Servants good news. Kandi umuzimu can be broken. Umuvumo nako uzanwa n'imizimu n'imyuka mibi yasekibi kandi imivumo ibasha guhagarikwa. Is the father of lies. If you Satan ni papa y'ikinyoma. Can break the curse. What does that mean? Satan mugaragaje kare umunyabinyoma umuvumo twohagarika. Clock
prove it wrong. It should lift the curse from anyone suffering. No kuvuga ngo Satani nimba isaha ye igaragaza ngo uzapfa iki gihe tugaragaje ko ari umubeshyi mbega iyo saha yagera ntupfe cyangwa ugapfa mbere yayo. Satani wamugaragaje nk'umunyabinyoma. Iyi application n'umufumo we wabihagaritse. How are we supposed to do that? Ibyo turabikora gute rero? We're just supposed to be like, hang on, I need a sec. That's exactly what we're going to do. See, there's none so muzimu nuza kutwica tubwire ngo buretse gatonya ngo isaha ibanze irengeho. All we need to do is beat the clock 1 second. Icyo dufite no gutsinda iriya saha byiburi segonda rimwe. Nimba iyi saha application iri kubwira ngo uzapfa saa 5 zuzuye. Ubashe kurenzaho ni segonda rimwe ukiri muzima. Cyangwa se ati cyo iri application twaba tuyitsinze. Right? Now once I bless it, you should be safe inside. See, no. Uru nuruziga dushushanya rufite imitongero ku buryo nta kintu cyakwinjiramo. Tururimo twaba turinzwe. Bishobora kuba byaduha igihe. Just have one question. Mfite ikindi kibazo kimwe. Can get that much salt? Uwo munyu turawukure. Let's go. Ndawufite. Umunyu bakoresha urwo ruziga. Nuruziga bakora rudafite imyuka mibi yarwinjiramo, barashaka kugenda bakarwicaramo mpaka amasaha arenze. Satani bamugaragaje ngo nk'umunyabinyoma umuvumo we baba babashe kuhagarika ngo kuko ngo ni se w'ikinyoma cyose. I think. What? No, we're fine. We're gonna be fine. What if it just blows the salt away? That could absolutely happen. I didn't think of that. God damn it. None se umunyu nitwicaramo hagati nta kintu kiri ubashe kuba cyawinjiramo ya. Wait here. Cyase ngo kiwukureho kiwuhuye. Fata gutyo. It's not the size of the cross, it's the power of the Spirit. Aka gasaraba kari gatoya ubunini bw'umusaraba ntabwo ari cyo cy'ingenzi ukwizera kwawe nicyo cy'ingenzi. Hey guys, I'm gonna make a big circle, 10-15 feet. Come on. Umva dukeneye uruziga rufite nka feet 15. Bahise baza kunino. Bita kunino. Uyarabanza arazengurutsa. Bless this salt. Barashushanya n'uruziga. Hey. Uruziga bashaka kwicaramo ngo rufite imitongero ku buryo nta kibi cyakwinjiramo. Kugira ngo batsinde se kibi. Imivumo ye. Imitongero ye. Akasize. No kuvuga ngo nimba bari bupfe saa 5. Okay, how much time? Kurenzaho n'umunota umwe cyangwa isegonda Satani baba mugaragaje nk'umunyabinyoma basigaranye iminota 2 ngo bapfe. Right? Correct? I got this. Musora asigaranye 2. Mfite ubwoba. What if this doesn't work? It's coming. Bino bintu nibidakora. Bidakoze si biraza gukora. Umva. Salt and damage. Mukobwa agerageza kumuhumuriza. Ngaho da. Murumuna we kureba garandi seri nubwo ajya mbuza ngo niki na waratwika harashya nanjye nzajya matwika umuriro utangira kuba. Get in the circle. Baje mu ruziga. Runo ruziga ngo nta daimoni ryarwinjiramo rufite umutongero. Kwene mfite ubwoba nanjye. Uri muntu nakubwira ngo afite ubwoba ntukajye umubwira ngo nta mpamvu yo kugira ubwoba. Ababona utari kumwumva. Uramubwira ati nanjye ndabufite ariko ntaribi. Amwereka ko ubwo muri mu kibazo kimwe. Bintu bitangira kumanuka padiri akuraho umusaraba uyu mupadiri. Hari ikintu kiri kuza kidusatira. Hari ikintu muri kubona bari mu ruziga. Rebe. Nyuma yabo. Hey! Nyuma yabo bikangamo dore kiri. Dore rwa ruziga kiri kurukoraho kigashya ntago cyarwinjiramo. Bararinzwe bari muri ruriya ruziga bararinzwe aminota ishobora kurenga. Subiri kuzemo. Kigiye. Runo ruziga barimo ntago cyarwinjiramo. Bumvisha urusaka amatwara ameneka. Batizimye icyo gitelefone. Nyuma ye Mati abona igikinisho cyiza kimusanga cya Godizira. Hey! Where is it, Matt? Kiriye Mati. Wajan. Kirihe. Chevy. Why'd you take my dinosaur? Kuki wanwariye igipupe atangiye kubona murumuna we wapfuye. Umwe ngo yibiye igipupe. Nari kuzagusubiza kiriya gipupe cyawe koko. You're right. Chevy, I'm sorry. Umbabarire Hefi.
gikurura gifite ukuntu kina barangaza bati cyara mutwaye uyu nawe gukurikira biramugwira arakurikiye kandi ari ahantu bari barinzwe uyu nawe arakurikira agiye gutabara mukuru we ndebere basohotse muri rwa ruziga bari barinzwemo ruriya ruziga ubundi yo minota bari gupfira irengaho n'isegonda rimwe bari kuba bameze neza mati kivuga ngo turabikoze baramugonga hey aragongwa yagasani mata arapfuye ngaho ndaza kukubona vuba bidatinze nawe arabizi ko mukanya ari bupfe Queen He's gone. yagiye I'm so sorry. babarire No, it makes sense. It was his time. no birasobanutse igihe cye cyari cyageze vuba bidatinze ni igihe cyacu wivuga gutyo mwana I want you, but you just saw what happened. Oh my God. Are you bleeding? tururi We need some help in here. We need a wheelchair. Quinn, what happened? hise azana umwana no kwa muganga ari cyari cyamujombye We got her. wenda ryavurira nakoramo No, please, please. Queen winsiga I will be right there. nta hantu ndi bujye ndaba ndi hano Sorry, honey, are you okay? That's Trey. That's not too bad. You're pretty tough though, right? Quinn, hey, Queen we can I talk to you? twavugana I heard what happened with Dr. Sullivan. numvishe ibyabaye kuri Dr. Sullivan I mean, nyine I personally know. genda bizi nanjye ubwanjye yashatse nanjye kumfata ku ngufu Kay John After him. nushaka ko tumurega ngenda gushyigikiye tumurege Kay John abakobwa yagiye ashaka gufata ku ngufu ni benshi batangiye kwishyira hamwe Thank you. Truly, thank you, Rachel. All right. It's like your big sister. I'll let you two at it. You'll be in good hands, kiddo. Thank you. urakoze rebe ni cya Kay John asigaranye iminota 18 uyu Are you okay? bise neza we na murumuna we barushanwaho iminota 3 Quinn, I know you think it was your fault. Queen ndabizi ukiye ko ari amakosa ye kuba mama yarapfuye It was my fault. ariko yari ayanjye Mom asked me where you were. mama yarambajije rya joro ngo uri hehe And if kandi I nari mpazi told her, she wouldn't have been driving away by the mall. iyo mpita mubwira ahantu uri kuza akahita kubona atiriwe ajya kucakura ari naho bamugongeye Drunk asshole ran a red light. But it's not your fault either. I think Mom would be happier spending our last few minutes together. ndakeka iyi minota ya nyuma iraza kuba ari myiza twishimanye hamwe Wait, Quinn. Queen Trust me. nyizera Quinn, what are you gonna do? ugiye gukora iki Queen ngo hari ibyo agiye gukora turi mu rukerera saa 11 ahandi ziba zibura saa 2 Saving lives one day at a time. Okay, honey, I'll let you get back to work. I love you too. You shouldn't be in here. I wanted to thank you for helping my sister and say that I'm sorry For what? for everything. nanjye gusaba imbabazi Kay John kubera iki kubwa buri kimwe Gone that day. I mean, I understand why you did what you did. I put you in that position. If only I had followed through with how I really felt in that. cyagiye buryo niyumvagamo iyo nza kumvira umutima wanjye hari kuba haranahiye Kay John imenya asubijwe Bullshit. uwo ni umwanda You think I'm stupid? barakeka ndi ikigoryi gisa twarabamenye urashaka iki ndashaka gusubirana akazi kanjye Well, so maybe
You can help me. ahari wamfasha nanjye nkagufasha Keijo hagashya. Okay, what are you doing? Kuri biki? Recording us? Search me if you want. Wambaye mikoro ngwino nsake nimba ubishaka Keijo. Come. Or don't, it's up to you. Twasize abo. Keijo. Gwen? Queen we. Gwen? Queen. Ngaho tangiye gukina imikino. Abizi? Ntago ndi bukubeshye. I didn't see this one coming. Ntago nzi ko hazashya we. Haragurumanye dore Keijo ngiye harakenda mwari mutaye. Funga amaso uvuge ngo Marco. I like this. Iyi mikino ntangiye kuyikunda Keijo. Marco. Undati Poro. Marco. Poro umukobwa nakavuga Poro sinzi ikintu uriya mukobwa ashaka. Marco. Paula. Mukobwa afite akayuyuza amaninja mu yitondere. Keijo ni ninja muteze iki? Hejuru. Ko kanya. Keijo ni bamushyiramo. Bice. Bini biki? Ni morphine. 3 times, you piece of Ngiye kukwica inshuro 3. It's either him or you. Nadapfa niwe uri bupfa. Ataramwicara uwo mukuruye. Ari wakuriye Keijo. Wabonye? Cya kikindi kiramutabaye. Biraza gukora. Bo ikintu bashaka no kugaragara. After application. Ndamutse mwishe mbere y'isaha ye Satani twaba tumugaragaje nk'umubeshyi na application n'umuvumo wabo uhagaze. Sasa umukobwa ikintu atekereje nicyo. Keijo ni application yamweretse kazapfa shashe. Uyu mukobwa abashije kwica Keijo yabagaragaje ko iri application ya Satani ari y'ibinyuma, umuvumo wa Satani wose wabo uhagaze. Mbega niyica Keijo arabasebije Satani. Arabishobora. Kwica umuntu mbere y'igihe cyase kurenza igihe wagombaga kubaho byahagarika uno muvumo. Icyo umukobwa ari gukora Karumunaki aramutse yishe Keijo ya muvumo wahita uhagarara wa application. Kuko application ya Satani nimba ari nawe yavuze ati uzapfa ushaje ugeze muri 80 ukahita upfa none ahungana kuri ya Keijo ngana. Urumva icyo gihe umuvumo urabuhagaze. Umukobwa nicyo ashaka arashaka kwica kuvuguruza Satani. Yica abantu Satani yabwiye ko bazapfa bashaje abice bapfe bakiri bato. Ingumi kuryinyo. Hey gigisha. Hey cyagigi. Crazy bitch. Bicho y'umusasi. That thing, huh? Bira byari biki? Doesn't matter. I tell the cops how you lured me back. Ndabwira abapolisi uburyo wanshutse ukanzana hano ngiye nditabaza ribu. Nyuma ye Keijo bamushyira amano babi cyane. Mugeri urebe Keijo nabashije gupfa. Igihe cyawe cyakugereyeho wamufashe wo ku ngufu we. Keijo naramutse apfuye byaba ari byiza cyane hano. Umuvumo waburangiye wose. Umukobwa aza kumwica. Taramushomba Satani aratabara winyicira Keijo. Satani yohereje abadayimoni bo kurinda Keijo. Agakobwa gashaka kumuhitana. Hari icyo Satani yamuvuzeho. Gwagoroka biranga. Isaha yawe taragera ntabwo uri gupfa. Keijo hari icyo Satani yamuvuzeho niyo mpamvu Satani ari kumutabara ngo adapfa isaha yamuhaye itaragera. Umukobwa ubanganye na Satani. Hari ikintu Imana iba yaramvuzeho. Hari n'abandi Satani aba yaragize icyo avugaho. Urebe to Keijo na Patikope hari icyo Satani yabavuzeho. Do urebe muri ya telefone
umwana asigaranye umunota umwe n'amasegonda 25 ngapfe ngwapfe ntabwo nshaka gupfa bimeze bite sinshaka gupfa Katururi umwana arasigaranye umunota urebe muri kariya baby komeza imbere umwana muto muruge zitangiye kwifungura ukamenya ko iminota yawe yegereje muruge zitangiye kwifungura ko kanya cyamufashe dore sura naga kurya turi umwana hano cyamunaze asigaranye amasegonda ni kakana kitwa Jordan Harris asigaranye masegonda make cyahageze ngiye wakomeje kugenda ukwepana ari kuzapfira bohereza daimoni bita Ozini tori daimoni bita Ozini iryo rikuyicira jya kureye cyangwa niyice uwo mukobwa yishigiye kitaragera nacyo cyaba ari ikibazo ndagukunda Jordan yarashaka kwiyica nawe ubwe yishigiye kitaragera yaba yangije uwo muvumo wa Sekibi yiyishe nabwo yabavuguruje Satani kuko yabapfuye mbere y'igihe Satani yamugeneye icyo gupfa tangiye kubona mama we wapfuye mbabarire narindi kugushakisha ndabizi ndagukumbuye mama nanjye ndagukumbuye mwana we ngwino hano sike amasegonda 23 umukobwa yashaka kwica kugira ngo avuguruze uriya muvumo wa Sekibi amasegonda 15 oya twarabamenye ntabwo ugikontorora umukobwa ahita yitera imiti mwica ngo ni ukuvuga ngo apfuye mbere y'igihe bivuze ngo bikuyeho umuvumo wa Sekibi uwo muvumo uravaho cyane agufaho urumva kwiyica mbere y'igihe ubugaragaje ko Satani ari umubeshyi kandi kuko ngo ni nabyo ni se w'ikinyuma cyose kanya umukobwa kijomba urushinge yarazamuwe murumuna wabireba Satani uyu ni umudaimoni witwa Ozini umukobwa yitapfa kirababara kigiye kumukoraho cyagikubise amashanyarazi yaragikubise umuvumo wacyo urangiritse kuko kigaragaye nk'ikibeshyi kanya kirarimbuka umukobwa akoze umuti yiyishe mbere y'igihe uzimana nimba yaravuze ngo uzapfa saa 5 ugapfa saa 3 ubu yivuguruje Satani nawe nuko baramuvuguruje bamugaragaje nk'umubeshyi ndakwinginze winsiga ikarumunake ndakwinginze winsiga ni Jordan gusa kureba ukaboko ke yanditseho ngo hari imiti yanditseho bari nakane hari imiti yanditse ku kaboko ke iri ku gacupa kureba yapfuye afite n'urushinge mu mufuka umwana icyo yakoze nta kindi uyu mugore ni umuganga umwana yise afata urushinge ajombamo hano sinzi nimba zina doze ahita ajomba mukuru we mujomba igishinge ndakwinginze kora wa muti we Katururi gishinge yamujombye nicyo mubonanye mu mufuka uyarazanzamuka hari imiti baho buri bakujomba umutima ugahagarara ku buryo nyine uba wapfuye ariko ku buryo bagukubisa undi muti wundi wabugenewe uhita ugushitura ukagaruka ibuntu umukobwa nibyo yari yakoze
bivuze ngo akinnye imitwe satani abashije gutuburira satani. Abakobwa mujye mubatinya. Ibaza umukobwa ubeshya satani ariko satani agashukika. Umukobwa barakwereka ku gihe cye cyo gupfa harenze y'amasegonda 2. Icyo yakoze nta kindi, ibintu bimaze gusubira mu buryo umuvumo bari bamaze kuhagarika. Baje kureba hano ku gituro cya mama we, bahazana indabo. Namuzehe filime yacu ntago irarangira, ubu nibwo igiye gutangira. Twigendere. Umuzehe n'abakobwa be babiri. Oh my gosh. None yanjye 3 more women came forward about Dr. Sullivan. Kay John bamukatiye kubera hari n'abandi bakobwa batatu baje bamushinja ko yagiye abafata ku ngufu. No one else is going to get hurt. Nizishimiye ko nta muntu uzongera kubabara. How's Quinny? I have to stop at the hospital first. You want to come with me? Mfite kubanza kujya ku bitaro mbere na mbere, murazi tujyane. I'll see you guys at home. Tuze kubonanira mu rugo. Mukobwa ari hano hari aka message yakiriye. Uraza se cyanaguza. Kureba noneho application ivuguruye irenze kuri imwe ya mbere yise yikubita muri telefone ye. Bisobanuye ngo ubwo niba ari igice cya kabiri nzabamenyesha. Gusa ntago umukino urarangira. Yagiye kubona bona application none ije yisumbuyeho. Yari roke nk'ibisanzwe amuzi ntago amugereranya. Abamumenye ntago amushidikanyaho. Ciao mbibutsa mukeneye guhamagara zino nimero mugasobanukirwa byinshi kuri AOG. Ndetse muze mwige. Abakeneye gukodesha ama office tureba bafitiye ku biciro byiza cyane kandi ama office y'ubwenge.